ku mazi ubona rwose ko bishimiye igihe bagiranye cyangwa se nyine akanya bafatikanyije, dore ko bari ku mazi nyine icyo twakwita nka honeymoon. Ibi ni ibihe bikunze gukorwa n'abamaze kurushinga, ndetse nyine iyi couple Nyambo Jessica ndetse na Richard bakomeje kwigarura imbuga nkoranyambaga, aho bamwe rero batangiye kwibaza niba bamaze gukora ubukwe, dore ko abangaba nyine bagiye kuryoshya nyuma yaho bamaze kuva mu murenge. Haribazwa n'abarakoze ubukwe mu ibanga rero bikaba byarabaye ubwiru, dore ko nyine abangaba bongeye gutera urujijo bamwe bakunzi babo, ariko bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga bagiye bagaruka ku kintu bavuga bati iyi video rwose Titi Brown ayibona sinzi uko aza kuba amerewe. Ni video rero yashyizwe ku rubuga nyine rwa Instagram, by'umwihariko nyine n'aba bombi bishimiye nyine aka gahe bagiranye. Byinshi rero byakomeje gutungura aba bombi, dore ko bari bambaye na complete, ubona rwose ko ari igihe cyabuki abangaba bari bibereyemo. Gusa bamwe bongeye guterera akajisho kuri Titi Brown, bongera kumuzirikana baravuga bati ahangaha wanasanga bari kubabaza abanzi, bari kwibabariza aba ex. Murabyuka ko Richard ndetse nyine na Nyambo Jessica, iyi couple nyine ikaba iheruka gukora civil wedding cyangwa se mu murenge, aho rero imbuga nkoranyambaga nazo zagiye zibigaruka, ari nabwo bahise bajya mu kiganiro baganira by'umwihariko nyine n'abakunzi babo, bababwira uko babonanye. Munabyuka ko uyu Richard yatangiye yandikira Nyambo Jessica kuri Snapchat, ariko nyine aza rero kwigarurira umutima w'uyu nguyu Nyambo Jessica, nawe yari yarabanje kumuca amazi, ariko igihe cyaje kugishyika arangije amuhereza umwanya. Ibi biba bigarutse rero Nyambo Jessica ahita anaboneraho gutanga agasopo, by'umwihariko nyine kubibasiraga umugabo we. Gusa rero bamwe bagiye bavuga bati ikosa wakoze ni ukumuzana rero kuri izi mbuga nkoranyambaga. Ese nawe wemeranya n'abavuze ko Nyambo Jessica yakoze ikosa kumuzana ku mbuga nkoranyambaga? Nyuma yo kumuzana ku mbuga nkoranyambaga yarangiza akavuga ati ntabwo nshaka ko umugabo wanjye mumuzana kuri social media. Aho rero bamwe bavuze bati wamaze gukora ikosa warirangije. Uraza kutubwira muri comment uko ubibona, ndetse n'uburyo wakiriye ibya bombi, niba koko abanyine bakoze ubukwe mu ibanga. Byose tuzakomeza kubibagezaho 5/5. Ibuka rero gukanda subscribe no gufungura inzogera kugira ngo byose byize birano bijye bikugeraho 5 ku kandi.